Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Umubwiriza ibice 3, umurongo wa 1. Tegereza Uwiteka, komera, umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Zaburi ya 27, umurongo wa 14. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Abagalatiya ibice 6, umurongo w'9. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ritinze, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Petero wa 2 ibice 3, umurongo w'8 n'uw'9. Uwiteka abereye mwiza abamutegereje, n'ubugingo bw'abamushaka. Amaganya ya Yeremiya ibice 3, umurongo wa 25. Igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera. Hahirwa abamutegereza bose. Yesaya ibice 30, umurongo wa 18. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima yanyu, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereye. Yakobo ibice 5, umurongo wa 7 n'u8. Ntegereza Uwiteka, umutima wanjye urategereza. Zaburi 130, umurongo wa 5. Ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana impa agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Mika igice cya 7, umurongo wa 7. Imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira, kuko twiringiye izina rye ryera. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Zaburi ya 33, umurongo wa 20 kugeza 22. Ujye utegereza Uwiteka, ukomeze mu nzira ye, nawe azagushyirira hejuru kuragwa igihugu, abanyabyaha bazarimburwa ureba. Zaburi ya 37, umurongo wa 34. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Abefesi ibice 5, umurongo wa 15 n'uwa 16. Uwiteka, nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Unyobore kubw'umurava wawe unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi ukira. Zaburi ya 25, umurongo wa 4 n'uwa 5. Ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Zaburi ya 31, umurongo wa 16. Ubunyoroheye gato maze nkwereke, kuko ngifite icyo mvugira Imana. Yobu 36, umurongo wa 2. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye. Zaburi ya 40, umurongo wa 1. Umuto azagwira abemo 1000, uworoheje azaba ishyanga rikomeye. Njyewe Uwiteka nzabitebutsa, igihe cyabyo nigisohora. Yesaya 60, umurongo wa 22. Njyeweho nzambaza Imana, Uwiteka azankiza. Zaburi ya 55, umurongo wa 17. Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana. Abaroma ibice 8, umurongo wa 25. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Yesaya 12, umurongo wa 2. Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera.
Habakuki ibice 2:3. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Zaburi ya 37:5. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Petero wa mbere ibice 5:6. Aho niho kwihangana kw'abera kuri. Bitondera amategeko y'Imana, bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ibyahishuwe ibice 14:12. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo Umwami wacu azaza, agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Abakorinto ba mbere ibice 4:5. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereye. Yakobo ibice 5:8. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo, wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Abagalatiya ibice 4:4. Erega nzi ibyo nibwira, si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Yesaya 55:8. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni, baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose, umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa, tutazi icyo yabaye. Kuva ibice 32:1. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugali, abantu baratatana bamushiraho. Samweli wa mbere ibice 13:8. Yashyiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba rizi igihe rirengera. Zaburi 104:19. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Matayo ibice 24:36.